Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Birashoboka ko wenda waba utibuka aho ikiganiro cyacu cyatangiriye, kubera ko tukimazemo iminsi. Ikiganiro cyacu rero kiri gutandukanya izi audio nkora n'izindi wenda wumva zivuga ijambo ry'Imana. Bitandukaniye hehe? Nabikubwiye rero ndi kukubwira ukuntu Yezu yampagurukije akantuma. Ubwo rero ndakubwira ibyanjye, noneho nawe uzashyira ku munzani urebe izo zanjye n'iz'abandi zitandukanira hehe. Kandi ndabitandukanya ngira ngo nkubwire ngo Imana iragukunda, kubera ko yemera ko runaka akorera ubutumwa hanaha n'undi agakorera hariya, byose bijya kuri wowe. Niba rero bigusanga cyane, ni ukuvuga ngo bigamije kuzuzanya. Ntukavuge rero ngo ngo numvise ngo diyo ngo za runaka, ngo none za runaka sinzumva. Oya, uko ushoboye rwose, iyaba byagushobokeraga ngo wibere mu ijambo ry'Imana buri munsi. None rero ngiye gukomeza kukuganiriza. Uyu munsi ngiye kukubwira ukuntu Yezu yambwiye gushimisha abagenzi bagana mu ijuru. Mu kubashimisha rero, Yezu yarambwiye ati, abana banjye mu by'ukuri kubera ibibazo byinshi bafite muri iyi si barababaye, ariko kandi bakeneye ijambo ry'ihumure. Ihumure nararikubwiye, ariko kandi uretse n'ihumure bakeneye no kwishima, kuko burya iyo umuntu ahumurijwe byonyine ntabwo biba bivuze ngo ahise yishima. Arahumuye ariko akomeje urugendo. Ariko noneho uru rugendo turi gukora ruragomba no kuba urugendo rw'ibyishimo. Turishima rero kubera iki? Turishima kubera yuko tuzi ko aho tujya, aleluya, ari heza kurusha aho twari turi. Koko twakunze iyi si, turayikunda, dukunda iyi mibiri, turayisiga, yewe amavuta tukisiga henza yoroheje byose dushyiraho. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibi ngibi murimo byose mumenye ko ari mu icumbi, ariko iwanyu heza harahari. Kubw'ibyo rero nimureke tugende twishimye, kabone naho n'iyi mibiri tuyikunze, turayikunze, turanayisiga, iraturyoheye, ariko kandi tuyikundiye ko ibaye ingoro za Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu utuye muri twe, atuye muri uyu mubiri, ndetse ni nawo nkoresha nkubwira. Ni nayo mpamvu no muri bwa buhamya twumvise bwa wa muntu yavugaga ati, icyo kintu nubwo wowe wamaze kukivamo uba wumva ukigikunze. Nibyo, umubiri twawutayeho igihe kirekire, uyu mubiri twawusize amavuta ahenze, ndetse niyo wagukorera fagitire y'uyu mubiri wasanga ihenze cyane. Reba ibyo urya, urebe amazi ukaraba, urebe aho uryama, urebe amavuta wisiga. Abagore mufite imisatsi ushyireho n'amavuta y'umusatsi, abantu b'abasirimu mushyireho na bya bindi byose, n'izo mpeta dushyiraho ku mubiri, turebe n'iyo myenda twambara ihenze cyangwa se ihendutse bitewe n'amikoro. Urasanga fagitire igiye kuri iki cyondo twambaye ari ndende cyane. Kandi Yezu ntabwo aba ari kutwishyuza. Akavuga ati rero iki kintu ni cyiza ko mu gisiga, burya nacyo kicumbikiye Roho Mutagatifu. Uretse n'icyo kandi iki kigufasha kunsingiza. Nukuri ntabwo Yezu yakiduhaye acyanze, ariko aratubwira ngo ntitukagihe umwanya w'ibanze. Haleluya. Kubw'ibyo rero tunezezwa no kujya mu ijuru twishimye, dukora urugendo tudafite mbese akantu k'ingononwa ubuse koko ngo ariko ngo tuzakomeza dukorera Imana. Nayo nta na rimwe ijya yijujutira gukomeza kugukorera muvandi. Iravuga iti, umwana wanjye nzamutabara iteka. Haleluya. Ngo kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi nzahorana namwe kugeza ishira ry'isi. Haleluya. Ariko Yezu yabivuze gutyo kuko twebwe tugatinyuka kuvuga ngo ariko ngo igihe nasengeye ngo ubu ngo amasengesho yanjye arayumva. Haleluya. Menya ko Yezu yantumye ngo nkubwire ngo shimishwa n'uru rugendo urimo. Kandi niba wumva urukora ubabaye wijujuta, ruhagarike. Ngewe ndakubwiye ngo Yezu yambwiye ngo dushimishwe n'uru rugendo turimo. Uru rugendo rero rukunezeze, kubera yuko uzi ko naho wenda wagira amahirwe ibyo byose ukaba ubifite. Navuze fagitire nibagirwa iyo kwa muganga. Uriya no kwa muganga tujyayo kenshi, na muganga akagwa fagitire na alimentation gatanga fagitire si atugendaho si ndende, ni ndende pe. Ariko cyane cyane bihereye no ku myaka dufite, kuko abafite imyaka myinshi bariye byinshi kurusha abakiri batoya. Ariko uko byawe bimeze kose, amafaranga yakugiyeho ntabwo wigeze uyatunga kuri konte yawe, ariko Imana yarayaguhaye. Bikumvisha ngo kubaho si ukwawe, ahubwo Imana niyo itubeshejeho twese. Tumaze kubyumva rero tuza gusanga ko dutunzwe n'Imana,
kandi ni nayo tuganaho. Ubwo tuyiganaho rero ni ukuri nimureka dushimishwe n'iyo mu ijuru. Haleluya. Tunanezezwa no kuyisanga. Abantu benshi rero bajya bakunda isi ntibashake kuyivaho, ugasanga nyine niyo umuntu apfuye mbese yewe igikuba kiba gicitse. Ariko ijambo ry'Imana rikatubwira ngo ni rwo rugendo, aho niho tuzarangiriza urugendo rwacu. Yesu rero arambwira ati genda umbwirira abagenzi bagana mu ijuru ngo bagende bishimye, kuko ibyishimo kugenda ukeye ku maso bizagaragaza kuzi naho ujya kandi uhishimiye. Haleluya. Matayo umutwe guhera ku wa 5 wenda nko kugeza hari nko ku wa 7 uraza gusanga hose bakubwira uburyo ugomba kwitwara kugira ngo ube uwa Yesu koko. Akubwira ukuntu, Matayo arakubwira ukuntu utagomba kwijima mu maso igihe wasibye kurya no kunywa. Matayo akakubwira ukuntu ugomba gusenga, akakubwira nuko. Ubwo rero ijambo ry'Imana riba ridukangurira kuba ab'Imana ishaka no kunezezwa no kugenda uko Imana ishaka. Haleluya. Amena. Urugendo rugana mu ijuru rero abantu benshi rurabaryohera, ariko abandi rukababihira. Twebwe rero abagana mu ijuru, ngewe ko ari rwo rugendo natangiriyeho, ngewe rurandyoheye, ruraremereye byo ariko rurandyoheye. None se ngewe ko njya nicara nkareba Yesu nkamubwira ni Yesu nk'umuntu utarakumenye ko kubameza ate koko, ukumva uri gusabira wa muntu utazi Yesu. Ngewe rero bajya bicara bakavuga ngo urumva ngo tugomba gukumira ibiyobyabwenge, nkavuga nayo ko Yesu uri mwiza koko, ibyo biyobyabwenge sinigeze menya n'inzira zabyo. Haleluya. Mobore tigomba kureba aho nge sindimo, ntago ngoye leta nawe, kandi ndi kuvuga ibyanjye ngo urebe ibyawe. Singoye leta kuko sinigeze nk'iyobyabwenge, sinigeze niyanduza muri ubwo buryo, kuko namenye Yesu hakiri kare. Haleluya. Namenye Yesu hakiri kare. Niba hari icyo twakwita ikiyobyabwenge bw'isi, ubwo kibaye Yesu kubagana mu ijuru. Yatubiyobeje ubwenge bw'isi, abo tuvanamo ahubwo twiyerekera ubwo mu ijuru. Mu isi tukagaragara nk'ibigoryi ibicucu, abantu batazi kureba kure, ariko mu ijuru bakavuga bati ahubwo abangaba. Haleluya. Kuko ikiri ubwenge mu isi ni ibisazi ku Mana, naho ikiri ibisazi ku Mana ni ubwenge mu isi. Birahabanye rero. Ubwo rero twebwe twagize amahirwe yo kumenya ikiyobyabwenge cy'ukuri ari cyo Yesu, nuko atuyobya ubwenge bw'isi. Kubw'ibyo rero abisi baratureba bakabona, ariko uziko batureba bakabona nta bwenge dufite. Herega nibyo ndakubwiza ukuri. Ushaka kuvuga ngo yego kubona ngo uyu mwigisha ngo uvuze ngo Yesu ni ikiyobyabwenge, ndabivuze kandi mbisubiyemo, kandi n'umwami wanjye, kandi ndamutse mututse ntabwo ariyo waba ufite inshingano zo kumuburanira. Mureka ziburanira arivugira Yesu, ariko ndagira ngo nkubwire ngo simututse, ahubwo ndi kugusobanurira. Yatuyobeje ubwenge bw'isi atujyana mu by'ijuru, kuko numenya ubw'isi biragoye kugira ngo uzinjire mu bwami bw'ijuru. Byoroheye ingamiye kwinjira mu mwenge w'urushinge. Ni ijambo ry'Imana ndi kuvuga, kandi turi kuryumvikanaho muvande. Nuko rero Nyagasani Yesu araza arambwira ngo nkubwire ngo ishimire kuri umugenzi ugana mu ijuru, ugende wishimye, ugende useka, ugende ukeye mu maso, ntugende ukambije agahanga nk'umuntu wabuze aho ajya akaba yapfuye kugiye atashaka. Oya, wigende uvuga ngo oya, Yesu ntashaka umuntu ugenda yimyoza ngo oya. Stop. Niba uri uwo stop, banza wibaze uri kugana hehe, kubera icyo ugiyeyo. Kuko kugeza ubu inzira ebyiri zikuri imbere. Hari inzira igana mu ijuru, hakaba n'inzira igana mu kurimbuka. Kugira ngo ugende mu nzira igana mu ijuru rero, uragomba kwibabaza ukanga bya bindi biryoheye isi, kubera yuko uzabisanga imbere. Noneho kugira ngo ugane mu nzira igana mu kurimbuka, ugomba kurya ibikugezeho byose, ukanezerwa muri iyi si, ukishimisha byose, ariko uzi neza ko utwo ngutwo uri kurya twari ya mpamba, hirya ntacyo uzasangayo. Hari uko twakwemera gusonza uyu munsi kugira ngo tuzarye hakurya, kuko tuzaba twarabikijeyo. Hari nuko twakwemera kwibabaza uyu munsi, haleluya, kugira ngo tuzagororerwe tugeze. Hakaba nubwo twakwemera noneho kurya tutibabaza, nta mpamvu ari yo kwiyima. Ngo abantu nanjye ngo abapagana, ariko nsanga twese tubivuga ngo urya wiyima ngo gapfa nk'uwiyahuye. Ubwo rero mu by'ukuri hakaba hari ijambo rivuga ngo ujye urya utwo ushoboye kubona, wiha icyo ushaka, kuko n'ubundi ubuzima ni bugufi.
mu gihe rero twebwe dufite intero n'inyikirizo ivuga ngo nidutsinde umubiri, abandi baravuga bati nimuwuhe icyo ushaka cyose. Ubwo kandi kubera nubwo bagerageza Imana ntacyo bibatwara, ibyo twarabibonye, natwe rero bikadutera kwijujuta rimwe na rimwe. Ariko muvandimwe wanjye nkunda, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ari uko bizahora. Uru rugendo rero birashoboka cyane ko wahagarara ukabanza wowe ubwawe ukisuzuma ukavuga uti ariko wari uzi ko nshaka Yezu, ukagenda kwa Yezu. Wowe kuvuga uti ariko uzi ko no kujya kwa Yezu ngewe bimvunnye, biranangoye, nta mpamvu yari yo kwiyima kandi nshoboye kubibona. Byihe pe. Yezu yarambwiye ati rero mwana wanjye, si igihe cyo kwinginga. Ushaka kuririmba ririmba, udashaka kuririmba bireke. Ushaka kujya mu ijuru agenda, udashaka abireke. Ni ukuvuga ngo nta hagati, ndabishaka kandi simbishaka, hagati wapi. Muri bibiri fata kimwe muvandi. Ngewe iyo nza kuba mvuga ngo muri bibiri fata icyo kwinezeza uzabura ubugingo, ntabwo nari kukubwira. Erega nanjye ubwo no kutari kundeba muvandimwe, mba ndi kukwigisha natutubikanye. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo nanjye bimfata umwanya iyo ndi kukwigisha, nta kandi kazi nanjye nshyiramo kugira ngo nkubwire iri kugera ku mutima. Erega ntago ari amahomvu ndi kuvuga, kandi kugira ngo rikugere ku mutima uri we wese n'icyo wabugamije cyose birasaba ko nanjye mbyitondamo. Erega Yesu ajya ambwira ati rega abo turi kwigisha ni intellectuel. Ati iyi intellectuel, ati ubwo rero mwana wanjye ni ukubigisha ibijyanye n'ubwenge bwabo. Ushobora kuba wiyita umuntu utafite icyo uzi, ariko Yesu Kristo yarambwiye ngo nkubwire ngo uri intellectuel. Ati ubwo rero mumbwirire kandi yumva icyo agomba kumva, ntamwambuye ubwenge bwe. None ubwo nibyo ndi kukubwira. Ubwo rero nanjye iyo ndi kubikubwira mba nzi ko ndi gukorera igihembo cyanjye, kandi ejo bundi kizangeraho. Haleluya. Maze kandi nikingeraho nzakubwira nti narahembwe. Erega dukorera umukoresha mwiza, arahemba pe. Njya nicara hanga ajya mubwira Yezu nteko ubundi ko nari ndi kuvuga ngo ndashaka akazi n'ubundi wakarika ko ndeba umpemba. Nicara ntako Yezu ni ngiye rwose nshaka iki n'iki, ati cyo ngicyo nti ati buretse gato bugacya mu gitondo azana ibikubye gatatu ibyo nabyasabye. Ariko ubwo Yezu Kristo namunganya iki? Ntacyo nakunganya mwami wanjye, nta nubwo nzavuga ngo hari uwo bareshya, ntawe. Yezu rero mbere y'uko aganiriza yabanje kujya nyiyereka, nkajya mbona kera ariko ndi muto, ku buryo nari nzi Yezu ko abyibushye cyane. Ariko uko yanyiyeretse icyo gihe ndi muto, nabonaga ari nkuko yafata mbese nk'ishusho, agafata mbese toute la partie narebaga imbere yanjye yuzuraho mbese ikirere nkuko waba uri kureba umusozi wo hakurya. Yezu araza yuzura kuri uwo musozi. Avuga nawe ko se buriya none se ndikungana. Ubwo rero nari nzi ko Yezu ari munini, ariko Yezu Kristo nubwo ari munini bwose ntabwo ubwo bunini ajya budukandagiza. Haleluya. Nakajya avuga ngo ndi munini ndimumvugisha. Ayiwe oya, aravuga haleluya. Aravuga ati bana banjye nimuze ndabatabara. Kera twajyaga dukina agakino kitwa ikirura cyashakaga kurya abana, noneho intama ikajya ikavuga ngo bana banjye nimuze ndabatabara, bose bakiruka bajyayo. Noneho ikirura kikiruka gishaka guhiga uwo gifashe kikaba ngo kiramuriye, ariko abandi bose birukaga bagana ku bavuze ngo muze ndabatabara. Ubwo rero Yezu Kristo ubwo bunini bwe ntago ari ubwo kugira ngo abyibuhire mu ijuru ngo ijoro ryuzure ngo kubera ko ryabuze aba ryuzura. Oya, ahubwo ni ukugira ngo agukiza gutabare muvandi. Nuko rero nari ndiho nkubwira amakuru yo mu ijuru. Mu ijuru baradukunda kandi batwitayeho cyane, kandi iri juru ritwitayeho naryo ridutegurira izi nyigisho. Haleluya. Kandi izi nyigisho zakambwira ngo tuzihanga aba intellectuel, nguko rero tugomba kuzitegura neza, kandi ibi byose bibereyeho wowe. Amina. Bibereyeho wowe kugira ngo nukuri ujye mu murongo ukwiriye ugane mu ijuru. Nakubwiraga rero nti nanjye iyo nza kuba ndi kubwira abatajya mu ijuru ntabwo nari kwirwa ntutubikana gutya ngo ndi kukubwira. Ariko zubwo nakwirwa nshyiramo ikarita ngo ngiye kubwira umuntu ugana mu kurimbuka, ntabwo nakubwira, ariko nkubwira ko yakunze kuri umuntu ugana mu ijuru. Haleluya. Kandi nkavuga nti iryo juru tujyamo rero rirahari yewe we, nararibonye iryo juru.
ndashima Yezu nyamara ibyo nkubwira biba ari byo, nta kintu na kimwe burya njya nkubwira nkubeshye, ntabwo nkubeshye ngo nabonye ijuru ndi kukubeshya, oya nararibonye. Rero ushobora kuba uri kubyiganira kugiye utazi, uvuga uti reka ngerageza ariko wenda hari nzajyaho nta wamenya. Oya Yezu arambwiye ngo nkubwire ngo kiragushidikanya, emera ko uzajyayo kuko harahari. Ijambo ry'Imana rirabivuga ngo mu ijuru kwa data hari amazu, yaba adahari mba nkujyanye, ariko mbaye ngiye kubategurira umwanya. Dore ngiye kubategurira umwanya mu bwami bw'ijuru. Aleluya, aleluya, aleluya. Dore umurage wacu Yezu yadusigiye agiye mu ijuru. Nimujye mu isi hose mwigisha ivanjiri, icyitwa ikiremwa cyose. Aleluya, abazemera bose bazabatizwe muri Roho Muhoza. Aleluya, aleluya, aleluya. Dore umurage wacu Yezu yadusigiye agiye mu ijuru. Haleluya. Yezu ndamukunda. Nicyo nkubwiye, ibindi ntabwo ari ngombwa ngo ubyumve cyane. Nushaka uzamenye, nushaka uzabyihore, ariko njyewe nkunda Yezu. Haleluya. Kandi kumukunda biranezeza. Haleluya. Ndamushima Yezu. Yakuntumyeho rero ndacyavuga ubutumwa, naho nicaye aha ntabwo ndi kubwira ibuye, sindi kubwira inkuta z'inzu yanjye nicayemo, oya ndi kubwira wowe aho waba uri hose. Kandi ndabizi ko iyi odiza kugera uri mu mahanga, ariko amahanga waba uhagazemo yose umenye ko amahanga akomeye nayo mutima wa Yezu Kristo niwe ugomba guhagaruka avuga uti amina, utahanda akomeye naho mu isi. Ahubwo nawe uratumwa ngo genda mu isi yose ubwire ibiremwa byose ko hari Imana y'ukuri. Aleluya. Nicyo rero nawe utumwe. Naho muvandimwe nkubwire ngo homura kandi komera, Yezu Kristo arakuzi. Yezu Kristo rero mu kuntuma arambwira ngo ngende mbwire abantu ko rwose babohowe, ababoshye babohoye, ngo Roho wa Nyagasani arantwikiriye. Roho wa Nyagasani arantwikiriye, kuko yansize amavuta y'ubutore, ngo nshyira abakeneye inkuru nziza. Aleluya, aleluya, aleluya. Ngo mbwire abapfukiranwe ko babohowe, mbwire abari mu nzu z'imbohe ko Imana yabibutse, mbwire abacakara ko Imana yo mu ijuru ikibafiteho ijambo. Aleluya. Roho wa Nyagasani yatwikiriye Yezu aramubwira. Yezu Kristo rero nawe agiye kugenda aravuga ati wari uzi n'ikindi? Ndabatumye, ndabohereje ngo mujye kubwira abantu iby'inkuru nziza. Ni ukuvuga ngo Yezu rero ntabwo akibyikorera, ahubwo ni twebwe tubikora mu mwanya we kuko yarabidutumye. Ubwo rero iyo turi kubikora tuba turi mu nshingano. Aleluya, amina. Tuba turi mu nshingano. Ntabwo rero nawe wananirwa kuvuga uti Roho wa Nyagasani arantwikiriye. None ziri jambo narivuga ntatwikiriwe na Roho wa Nyagasani. None ubu ngubu ushaka kuvuga ko ibi ngibi nakwibwiriza kubivuga, nabyibwiriza nte? None se wowe kutabyibwirije ngo nawe ubikore? Umva rero, iyi telefone nkoreraho ni telefone iciriritse, ariko nako ntabwo iciriritse cyane kuko ni Yezu wayimpaye. Uko biri rero nawe urayifite. None kutabikoze wowe ni ukubera yuko impano ziranyuranye, ariko Roho ni umwe. Haleluya. Twuzuzanye rero. Roho wa Nyagasani rero arantwikiriye kuko yansize amavuta. None se ntabwo narasizwe mbatizwa?
narayasizwe nuko ngo nkubwire rero. Ubu rero iyi jambo ry'Imana ribereyeho kugira ngo nawe ubohorwe. Maze rero Yezu arantuma, nibyo nayo ndi gushaka kukwibwirira, ariko ko tutagomba gucira abantu imanza. Abantu rero bafite ako kamenyero ko guca imanza. Wabona umukristo gatolika wirimbiye cyane atambaye ishapure, ngo bariya bazarimbuka, ngo abantu batambara amashapure. Ubwo se urumva ibyo biba ari byose? Hari umuntu nzi wigeze kujya dukubitana, nyine ni umukecuru, noneho ngo Imana ngo Bikira Mariya wamutumye, ariko ubona nyine ko harimo ikibazo cyo mu mutwe. Ubwo akaza ngo rero agahagarara mu mujyi, kandi ku kigaragara ubona ko aturuka mu cyaro. Ni ukuvuga ngo no mu myigishirize habamo no kuba naho umuntu yarerewe, aho yigishirijwe naho hajya hazamo. Ngo dore ngo umubyeyi Bikira Mariya ngo aravuga ngo mwambare mwikwize, ngo mwabagore mwe ngo mwambaye ubwo bupantaro ngo n'ubwo bujipo ngo mubambitse ubusa, ngo dore ngo mugiye kurimbuka, ngo mugiye kujoga inyo, ngo mugiye kuzapfa nabi, ngo dore uko bareba abo batindi, ngo dore ngo izo mbwakazi. Ubwo kandi ngo ni umuntu ngo waje kuvuga ubutumwa bwa Kibeho, ngo dore uko zireba izo mbwakazi ngo zambaye ubusa, ngo umubyeyi Bikira Mariya ngo arambara akikwiza, ngo akagera ku birenge, ngo ariko mwebwe ngo mwarahize ngo mukavuga ngo muzajya mu ijuru, ijuru ngo muzajyamo ngo nirihe, ngo ntabwo mushobora kujya mu ijuru mwambaye ubusa, ngo dore ibyo bintu mwisiga, ngo dore ngo rero none ubwo se uwo muntu aba ari kugira ngo abantu bahinduke, cyangwa ubwo ni ubutumwa? Ngewe rero Yezu yarambwira ati ntutera abantu ubwoba. Haleluya. Se nkuduromatiza ariko nkubwira iby'ijuru, hanyuma nushaka uze nabishaka ubireke, ariko wabimenya, sibyo? Kandi Yezu yarambwiye ngo singire uwo ntunga urutoki, ngo nkubwire ngo niko ngo dore ngo wowe, oya, ngewe mvuga abazajya mu ijuru n'abatazajyamo. Wakumva rero wowe uri umugenzi uriganamo ukakomeza, wakumva utaririmo ukarijyamo, nicyo ngicyo ngiwe nshinzwe. Ariko rero hari abantu bazi kwigisha batunga intoki, kandi ibyo tujya duhura nabyo kenshi. Bakubona ngo kubera ko wadefirije ubwo ngo nta mwuka wera wakujyaho, bakubona ngo kubera yuko ngo wenda hari wambaye amaherena, ubwo nta mwuka wera. Hari abantu benshi rero bafite agakiza kameze gutyo, kabaye nkaho kari mekanike. Umwuka wera bakamurebera ku bigaragara inyuma. Ibyo rero bima kuguha ubuhamya. Igihe kimwe mpagurutse njyanye n'umuntu yaraje hano mfashiriza abana bari barwaye, ariko arangije arambwira ati wazaje tukajyana mu isengesho aho dusengera rwose tukajyana. Rero kubera ko buri abantu benshi ndagira ngo mbibabwire bazi ko abakristo gatolika burya ngo turi abantu twaheze inyuma mu buryo bw'umwuka. Ubwo rero nawe nyinginga we yaribwiraga ati aba bantu hari wa mugani, mbese ubwo uko Yesu twabitekerezaga. Ikiri cyo nuko nasabye Yezu uruhushya, arambwira ati genda ugeyo. Ndagenda. Buriya ntabwo njya nkunda gukora ibintu ntabanje kubaza Yezu, ko ntabwo biba ari byiza. Ari igihe ugerayo ukababarizwayo, noneho Yezu akaza akakubwira ati ubundi wajyaga gukora yiki. Rero kugira ngo ntaza kurogereta nabwiye Yezu ati genda. Ndagenda. Tugezeyo dusanga uwo munsi icyigisho cyabaye nicyo kuzuzwa umwuka, kubatizwa mu mwuka niko babyitaga. Uwo mupasiteri rero warimo kwigisha mu kubatiza mu mwuka yari umuntu ubizi mbese kwa kundi baba bavuga bati uriya arabishoboye. Noneho ubwo pasiteri aravuga ati ubwo tugiye gusengera abantu, ko yabanje kwigisha igihe kirekire, arangije ati tugiye gusengera abantu rero kugira ngo babatizwe mu mwuka. Ariko ubwo njyewe mu kujyayo, nsubiye inyuma gato njya kujyayo, nabwiye Yezu nti none se ngiye ndemeze gute? Ati genda uko usanzwe uri. Haleluya. Nagiye uko nsanzwe ndi. Amaherena nyashiraho, ngira ngo ubwire wowe utarambona ayo maherena ndayambara rwose. Amaherena nyashiraho ndangije rwose, mbese nambara uko numva niyumva, mbese kutari bubagushe yego, kuko buri hari ibintu rwose usanga wenda bigushije abo bantu. Nuko ariko ngenda nayo maherena n'umudari wa Bikira Mariya mu ijosi n'ishapure ndetse nyishyiraho ndagenda. Vuga ni ntago mpisha ukwemera kwanjye, ndi umukristo gatolika. Ngezeyo rero bati tugiye gusengera abantu babatizwe mu mwuka. Nuko bati ariko pasiteri aravuga ati ariko kubatiza mu mwuka birukubira, hari ababa barabatijwe, abo nibo basengera abashaka kubatizwa. Atababatijwe mu mwuka muhaguruke dusengere aba bantu batarabatizwa. Abona amagurutse mu babatijwe mu mwuka n'ishapure n'umudara, avuga ati uyu ni umugatolika wavangiwe.
niko yatekereje, kuko ubw'icyo gihe navugaga ku cyerekeranye n'uko batureba inyuma. Ndahagurutse, bati rero tugiye gusenga. Turatangiye turasenze, twinjiye mu isengesho ry'umwuka. Uyu mwuka w'Imana rero nkubwiza ukuri, haleluya, amina, ntabwo ukorana n'umubiri gusa, yewe we, haleluya. Twinjiye rero mu isengesho ry'umwuka. Mbikubwira ubyumva uko mbivuga, kuko niko byagenze. Nafashwe mbere y'abandi bose, maze abari njye ahubwo njya mu mwuka bien. Haleluya. Ndabizi ko umwuka w'Imana ujya ugera ku bantu, ndabizi. Haleluya. Ntarabyigishijwe, nabyiboneyeho, nta hantu nabyigiye. Yezu yansanze iwanjye mu rugo, anyuzuza umwuka. Ndabizi kuzura imbaraga z'Imana, ndabizi. Yarantunguye, yabinyigishije mbyibonyeho. Haleluya. Nuko umwuka rero uramanuka, nuzura imbaraga z'umwuka mbere y'abandi. Abantu buzuye umwuka bareba, njye nawuzuye mbere. Birangiye pasiteri amaguruka ati wowe mudamu ngwino hano. Ndagenda. Ati rero nawe jya hariya, ati turashaka kugira ngo tumenye ibyawe. Ndagiye, ariko ntabwo yari yasobanukiwe ibanga. Haleluya. Kubera yuko batekerezaga bati umuntu wambaye ishapure akaba yambaye umudari n'amaherena ntabwo ashobora kuzura umwuka. Haleluya. Turagiye, tugeze hirya gatoya, kuko hari ahantu bajyanaga abantu bamaze kuzura umwuka, mbese bari mu mwuka. Turagiye, aravuga ati dore nawe, ati ngwino. Ndagenda. Barambwira bati ntiwakuramo ibyo bintu wambaye ngo umwuka ukuzure by'ukuri. Koko by'ukuri ufite umwuka, ariko harabura akantu. Ndababwira ni uko mwabibonye se, akantu kabura n'agaki, ngo ntabwo urabatizwa mu mazi menshi. None se mwabonye abandi buzura umwuka, jye nuzura imyuka. Haleluya. Bati ufite umwuka, ariko harabura akantu. Ngo akabura ngo nuko ntabatijwe mu mazi. Ndagira ngo nkubwire rero muvandimwe wanjye nkunda, abantu bajya bahera inyuma bakatwita ibyo bashaka. Twarangije rero umupasiteri aba inshuti yanjye, ndetse akajyaza no mu rugo akambwira ati ndashaka ngo ujye unyigishiriza, ati kubera yuko, haleluya, ati kubera yuko ubumenyi ufite burahambaye. Ubwo nanjye rero bamamagaye ngo banjyane hirya ngo kugira ngo bansobanurire, ahubwo mboneraho igihe kitagira uko gisa cyo kubigisha. Ndabigisha, mbabwira Yezu, mbabwira Bikira Mariya, mbabwira Imana. Barangije baravuga bati ahubwo izi nyigisho twaziburaga. Ngo pasiteri akajyaza hano, tukicarana njye nawe hano iwanjye, nkamwigisha. Bugacya nawe akajya kwigisha abandi, batari ko pasiteri afite inyigisho batazi aho yazikuye. Muvande, ndagira ngo nkubwire ngo umwami twayobotse n'Imana. Haleluya. Ni ashobora byose, ntabwo agendana n'ibi rero twambaye inyuma. Ni ukuri agendana n'umutima wacu. Ibyo ngibyo nduva naragiye mbibabwira kenshi. Kubw'ibyo rero yarambwiye ngo njye kwigisha abantu, ariko ntabaciriye urubanza. Ntabwo rero narakubwiye ngo hano ubuhamya buhagije bw'ukuntu nabwirije abantu mu kabari. Hari abo nagiye mbwiriza, wenda n'indaya nahuye nazo narabikubwiye, ariko kandi abo nabwirije bose ni ukuri nabasangaga ahantu hitwa mu byaha. Nduzi ko ari mu byaha, akaba ari aho tuganirira, ariko sinigeze mbatunga urutoki. Yezu rero yarambwiye ngo nawe ninkubwira sinzigera ngutunga urutoki, nzakwereka inzira, nushobora kugenda uzayicemo, nutabishobora kandi nabwo uzamenye byibuze aho urubanza rwawe ruherereye. Ariko ntabwo nzakurebera ku myambaro wambaye ngo mvuge ngo uriya n'umugenzi ugana mu ijuru cyangwa si umugenzi ugana mu ijuru. Yezu yarambwiye ati iyo habaho kugendera ku myenda, ati bana banjye mbabwire, nta nubwo mwikwiza kurusha abayisilamukazi. Kandi koko barambara bakikwiza pe, ariko ntabwo Imana ireba ku myambaro. Simvuga ngo nabo wenda ibyabo, kuko ngewe inshingano zanjye si ugusebanya. Ndakubwira nti icyo kigereranyo nicyo Yezu yampaye, icy'umutima ni ibanga ry'Imana n'umuntu. Haleluya. Kubw'ibyo rero menya ko Yezu agukunda, ukaba uri umugenzi ugana mu ijuru kandi ugomba kurijyamo wishimye. Ariko kandi ntabwo nje kugutunga urutoki, ahubwo ngewe nje kukwereka inzira igana mu ijuru. Imana rero niguha umugisha, kandi nawe iguhe gufasha abandi utabatunze urutoki. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.